Inshuti bakunzi ba Bartopla TV reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbabwira ngo yambu mwe mudukurikirana muri hatandukanye mu bigo bitandukanye ndetse n'imigabane itandukanye. Umunsi rero mu kiganiro muri kumwe na Angelique Museveni nkuko bisanzwe nkaba nje mu kiganiro ndibuze kubagezaho makuru agiye atandukanye, makuru ariko avugwa hano hanze, amakuru y'abasitari bagiye batandukanye yavuzwe ariko yose yerekeranye n'urukundo ndetse no kubaka cyangwa se no kurushinga nkuko benshi bakuza kubivuga. Nimba ari bwa mbere ugeze kuri Bartopla TV wakora subscribe, ariko nano nimba atari bwa mbere waramaze kwikora waryoherwa ni video hanyuma ndetse ukaza kwisangiza abakunzi bawe cyangwa se inshuti zawe kugira ngo nabo aya makuru abashe kubagera. Reka rero nyuma y'aka karimbo gatoya It's Your Party, indirimbo isotse vuba y'umuhanzi Muco Adonis, nze nyibakinire hanyuma mu mwanya mutoya cyane ngaruke mbabwira makuru ashushe benshi muri mwe batazi kuko amwe akaba yamenyekanye mu gicuku cyangwa se mu ijoro ryakeye. Reka rero mbanyurize iyo ndirimbo hanyuma nze twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. It's Your Party. I thank the Lord 'cause I'm here today. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Let us sing, let us dance, let us jump, let us clap, let us shout, let us move. It's my party. It's my party. It's your party. It's your party. Celebrate, 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 celebrate. It's my party today. Celebrate, celebrate. Indirimbo rero It's Your Party cyangwa se n'ikirori cyawe, umunsi wawe w'umunezero. Indirimbo rero y'umuhanzi Muco Adonis, indimi imaze kugera hanze ashize umunsi umwe wonyine igeze hanze. Nkaba nakubwira ngo nyeruka kuri YouTube channel ya Muco Adonis ube wabasha kureba iyo ndirimbo. Nyuma y'iyo ndirimbo nta kindi rero kambagezeho makuru nabategure kuri uyu munsi. Amakuru amwe yavuzwe mu gicuku cyangwa se hagana ku munsi turimo, no kuva ni mu ijoro ryatambutse ariko mu masaha y'urukerera. Ese gicuku n'urukerera ndakeka ko urukerera babugiye guca mu gicuku, ubwo ni hafi aho ngaho isa 5 isa 6 cyangwa se isa 4 kuko isa 6 twageze mu ndi munsi. Amakuru rero ya sakaye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media zigiye zitandukanye nuko kuri ubu ngubu umukobwa wanyu benshi bamenye cyane akaba yaramenyekanye muri Miss Mulenge, Miss Theodora, bikaba bivugwa ko yamaze kubomboka kuri ubu ngubu akaba ari umudamu, aho bivuga ko yabombowe n'umusore w'umusitari nanone umenyerewe muri industry y'abanyamurenge hano mu gihugu cya Kenya. Akaba amenyerewe cyane mu muziki, akaba ari producer ndetse akaba ari n'umuhanzi cyangwa se anaririmba. Aya makuru rero akaba yagiye hanze mu ijoro ryakeye, ku uyu munsi tuvugana na 4, ubwo no kuva mu ijoro rya 3 nibwo aya makuru yagiye hanze. Abwo kuri yagiye acicikana kuri social media zigiye zitandukanye, cyane ku ma WhatsApp, nk'imwe muri social media ikunze gukoreshwa cyane n'abantu batari bakeye. Bamwe rero mu nshuti za bugufi za Theodora nkaba nagerageje kubabaza ndabaza tese aya makuru yaba ukuri cyangwa se hari ikindi kigenderewe. Barambwira ngo amakuru n'ukuri, abandi ndetse yewe na amakuru narebye kuri bamwe bo mu muryango wa Scala, producer Scala akaba ndetse n'umuhanzi nawo bemeza ko iyo nkuru yaba ukuri, kubera ko bapostinze bakira biyegereza umukazana wawe. Abantu benshi rebe bari kubibaza tese byaba byatewe n'iki ko Theodora yoba yabombotse. Theodora n'umuntu waruzwi cyane Miss Mulenge 2021 ndakeka niba ntibeshe 2021 cyangwa se 2022
nimba ntibeshe muraza wenda kumbabarira ariko ndakeka ko araho ngaho akaba yamaze kubomboka rero nkuko tubikesha amakuru ari gutambuka kuri social media zigiye zitandukanye. Ese urakeka ko Miss Theodora yaba yabombotse kubera iyihe mpamvu? Bamwe rero bakunze kuvuga ko impamvu umuntu yabomboka harimo impamvu zigiye zitandukanye. Rero imwe rero mu mpamvu benshi barimo kugarukaho bari kuvuga ko ese Theodora yaba yaratwite bizatumye wenda atategereza ngo akore ubukwe, kuko benshi yari afite inshuti n'abakunzi benshi kandi benshi bari bifuza gutaha ubukwe bwiwe. Abandi bakavuga ati ese Theodora yaba wenda iwabo bitewe n'ukuntu yarazwi n'ukuntu yari umusitari, wenda iwabo bakaba batari gushigikira ko yashakana na Skala the producer. Abandi bakavuga ati se aya makuru kweri yaba ari impamo cyangwa se nibizabinda abantu benshi bakunze kwita gutwika, wenda hari ikintu runaka kigiye kuba. Amafoto rero ndagerageza kuyagusangiza, uri kuyabona aho kuri screen zawe, urebere uko byifashe. Ayo niyo mafoto yagiye asakara, benshi bashimira cyangwa se congratulating cyangwa se bifuriza urugo rwiza Miss Theodora ndetse na Skala. Ibintu rero bikaba byamenyekanye, abantu benshi bakaba batarabimenya, nk'abandi umwe mu bakugejeje aya makuru bwa mbere. Nimba ari ukuri turakomeza tuyakurikirana tuze kumenya koko nimba ari ukuri, kuko mu gihe nk'iki ngiki hari igihe abantu bashira amafoto hanze hari ikindi kintu kigenderewe ibyo bita gutwika, cyangwa se hari publicity cyangwa se gupromoting ikintu runaka kiba kigiye kuza. Reka twitegerere tuze kureba by'iyi nkuru niba koko biza kuba impamo cyangwa se nimba ari ugutwika nkuko benshi bakunze kubivuga. Amakuru rero nayo ngayo nuko aba yari impamo umukobwa wanyu cyangwa se umusitari wanyu Miss Theodora akaba yamaze kurushinga. Reka rero twongere tugaruke gatoya muri aka karirimbo, hanyuma nze mbabwira andi makuru masha ataravuzwe cyane, ndetse akaba ari amakuru y'umusitari nanone nawe akaba yaramaze kurushinga. Ibyo iwe bikaba biri official cyangwa se bizwi byaragiye ku mugaragaro kandi atari amakuru yo gushidikanyaho. Reka rero mbakine akaririmbo nanone gatoya, hanyuma nze nawe mbabwira amakuru yiwe. Uraseka amasara gasesekara, umumurira nk'uburabyo bwo ku nyanja, ayiwe ndagukunda bitavugwa. Uri mwiza shenge, walayi nanjye naremeye. Uri mwiza shenge, walayi nanjye warakomeye. Umukunzi wanjye ni mwiza, aratambuka inyambo, iyo atambutse barasamara abantu, dore akakwigisha. Walayi umukobwa ni mwiza, mundara rubwiza bw'uwo nakunze, mumfashe tumusanganire. Reka jaruzi haguruka tumusanganire. Indirimbo rero ni wowe naremewe, indirimbo y'umuhanzi Rutabara yitwa ngo naremewe, nayo imaze igihe gito igiye hanze. Rero reka twifurize Skala ndetse na Theodora nimba koko amakuru yaba ari ukuri, reka tubifurize urugo ruhire. Bivuze ko Theodora yaremewe Skala cyangwa se Skala nawe yaremewe Theodora. Reka rero tubifurize urugo ruhire, hanyuma rero twizere ko indirimbo nanone irimo kubisobanura neza. Ayo n'umuhanzi rero Rutabara akaba abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi Rutabara akaba ariko akora indirimbo zijanye n'urukundo, ndetse yewe yarumbuka akoramo na gospel, ariko abantu benshi rero akaba atari ko bavuga rumwe nawe, aho ariko akora indirimbo z'urukundo zikoze mu njana y'igisirimba. Benshi bavuga ati uyu musore ari seriye cyangwa se ibyo akora arabizi, kuko benshi injana y'igisirimba hari ahantu imenyerewe cyangwa isanzwe ikoresha. Uyu musore rero akaba ari gukora ibintu bidasanzwe bikorwa cyangwa se bitarakorwa n'abantu benshi, akaba nawe wenyine navuga ko kuri ubu ngo ari we umaze kuzana injana y'igisirimba akayizana mu ndirimbo zitari za gikristo cyangwa se zitari za gospel nk'uko abantu benshi babimenyereye. Uyu musore rero Rutabara akaba ari umuhanzi ubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba akora indirimbo. Wanyaruka rero kuri channel ya YouTube nawe ukamusura ukareba indirimbo ndetse n'ibihangano bye bigiye bitandukanye. Amakuru yandi rero mbagezaho nuko umusitari wanyu akaba n'umukinnyi wa filme wamenyekanye cyane muri Ludovico
cyangwa se muri Tereza wa Yesu, akaba nanone yaraje gukina mu matsinda agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu nawe rero bikaba byamaze kuba official yuko yamaze kurushinga cyangwa se yamaze kubaka urugo rwiwe. Uwo ngo ntawe rero ni Nyamwiza Alliance, akaba yarakoze ubukwe hari mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakoranye ubukwe n'umukunzi wiwe wari uturutse mu bihugu by'imahanga. Aya makuru rero nkabana nigeze kuyakomozaho umunsi umwe mu kiganiro, ubwo nkeka ko bari kubasinya mu babyita muri civile cyangwa se mu buyobozi, mu nzego z'ubuyobozi, basinya kugira ngo bazabane. Amakuru rero nkaba narayabonye cyangwa se narayacukumbuye hakiri kare, abantu benshi bakambwira ati oya, uriya n'umuntu bafitanye akazi, nibijanye na filme, ni kontra y'akazi bari gusinya ibiki. Ndavuga ati rero uburyo Nyamwiza yambaye rwose ntabwo bigaragaza ko iyi myambaro ari ijanye n'akazi, kuko imyambaro y'ibirori ndetse na bukwe akenshi irigaragaza, ndetse n'imyambaro y'umuntu wagiye mu kazi gusinya kontra z'akazi nabyo ni ibintu biba bitandukanye. Mu by'ukuri aya mafoto twayavuzeho nanone tuvuga kuri iyo nkuru, ariko ejo bundi rero ni posho nibwo amakuru yabaye officiel yuko ibyo twavuze mbere byaje kuba impamo. Nyamwiza rero akaba yararoshinze ni posho aho yakoze ubukwe abukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamwiza rero nkuko mubibona ku mafoto abigaragaza, ndetse n'andi mafoto twagiye tubona ariko tutabashije kubona hano kuri screen zacu, ariko mu by'ukuri ibiyo n'amakuru twizeye kandi duhagazeho yuko yakoze ubukwe. Reka rero tuvuge ngo Nyamwiza Alliance, nawe twifurije ubukwe bwiza, ndetse nako twifurije urugo rwiza, uzabyare hungu na kobwa uzaheke, ndetse nanone nizere ko ubonye umufasha cyangwa se ubonye umuntu uzagusapotinga kugira ngo ube wakora ibikorwa wari usanzwe cyangwa se nanone birashoboka ko kuko bikunze kubaho kenshi cyane ko kuba wubatse ugiye mu rugo rwawe tutazongera kukubona muri industry ya movie ndetse n'ibintu bijyanye n'amafilime. Nabyo birashoboka rwose, ariko sinzi ibitera bitera iki kintu kugira ngo umuntu habe yatenda intambwe hanyuma akava mu zo yakoraga. Bande reka dutegereze, ntabwo twacurubanze cyangwa se ntabwo twabzamuwa tutarabyibonera, ariko reka twifurize amahirwe ndetse n'imigisha mu rugo rusha watangiye wowe n'umutware wawe, hanyuma rero twitegure ko uzabona izindi mbaraga kugira ngo uze ukore ibikorwa rusanzwemo. Reka rero dusoze n'indirimbo y'uyu muhanzi, indirimbo rwose zimeze neza, indirimbo z'urukundo, kuko cyane cyane ndone mu kiganiro cyacu twibanze ku rukundo ndetse no kurushinga cyangwa se kubaka no gushakana. Reka rero nzamura akaririmba ariko tuza gusoreza indirimbo y'umuhanzi nanone Rutabara yitwa Akaramata. Mama wa mahanga uri mwiza rukurura mbere, nzagukunda ngukundwa kaze, tuzabana Akaramata njye nawe uhera y'unomu njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu. Reka rero nsoze mbwira abo bose rero barushinze cyangwa se bashakanye, yaba ari Sclana Theodora, yaba ari Alliance ndetse n'umutware wiwe, mbabwira ngo muzabana Akaramata, muzatandukanwe n'urupfu nkuko abenshi bagenda babirahira, nubwo Skyla we na Theodora batari babirahira. Ndakeka ko bazatera ikirenge muca ababyeyi ndetse n'abandi bagiye babirahira nabo wenda bazagera aho batera iyo ntambwe. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu mbabwira ngo mwakoze kubana nanjye muri kino kiganiro, aho nari mbagejeje amakuru y'abastari banyu mukunda cyane. Ni byiza kubabwira uko ibintu byifashe, nubwo twari tumaze iminsi tutagaragara kuri kamera, ariko uyu munsi rero twaba twagarutse, aho tuzagenda tuganira ku makuru agiye atandukanye aba yavuzwe, ndetse no kubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye, aho tuzatukora debate cyangwa se discussions ku biganiro kuri topics zitandukanye zirushaho gutuma abantu biyungura ndetse batekereza mu buryo butandukanye. Twongere tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Eric Museveni Rugambwa.